Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wabarakatuh. Nawe uri umwe mu banyeshuri dusanze ngaha mu kigo cy'amahugurwa, turabona n'ubundi musa nkaho mwitegura gutaha. Amazina yawe nayahe, waturutse mu kayi karere? Gerageza wongere ijwi. Amazina yanjye ni Majaliwa Adamu, naturutse mu karere ka Kirehe, umurenge wa Mushikiri. Naje nje guhugurirwa aha ngaha, ndabashimira mwarampuguye, narungutse ubumenyi. Twamenye ko nawe uri umwe mu bantu bamaze Ubuyisilamu iminsi mike cyane, winjiye Ubuyisilamu unaza kwiga hano mu kigo cy'amahugurwa. Ese niki cyatumye ukunda idini Ubuyisilamu? Idini Ubuyisilamu narayikunze, akenshi na kenshi nagize inshuti z'Abayisilamu banshishikariza kujya mu Buyisilamu, mbipinga iwacu babanza no kumbangamira, ariko ndashima Imana kuko nabo barabyumvishe, nabo babaye Abasilamu. Akenshi na kenshi najyanye mu kubera inshuti, ariko nasanze ntarayobye, narabyishimiye cyane. Rwose Imana izagutera inkunga. None iminsi umaze aha ngaha ni icyo umaze kuhigira? Iminsi maze aha ngaha rwose namashije kumenya ko idini y'Ubuyisilamu ari idini y'ukuri koko bajyaga baduha n'ingero nyinshi zigiye zitandukanye, ugasanga nibyo idini y'Ubuyisilamu ni idini ya nyayo koko. N'umuntu wese uzi gushishoza, ufite ubwenge, nta dini nzima yayoboka uretse idini ya Isilamu. Uti nta dini nzima yayoboka uretse idini y'Ubuyisilamu. Mu muryango w'iwanyu nta bandi b'Abayisilamu bahari cyangwa niwe winjiye idini y'Umuyisilamu gusa? Ni njye wababanjirije, nyuma n'ababyeyi banjye n'abavandimwe barankurikira. Twese twabaye Abayisilamu. Mashallah, mwese mwaba Abayisilamu. None urangije aha ngaha wagize amanota angahe? Nagize 98. 98. Ndumva wagize amanota ashimishije, kandi abayobozi banyu batubwiye ko iyo umuntu agize amanota meza aba afite amahirwe yo gukomeza kwiga mu mahugurwa yandakurikiyeho. Wowe ufite gahunda yo kuzakomeza kwiga cyangwa ugiye kugenda usubira iwanyu gusa? Nzakomeza, nararyohewe cyane, ndenda kuziyungura ubundi bumenyi buri hejuru kurenza ubu mu mpaye, kuko bajyaga banatwigisha ko ubumenyi bukomeza bukazamuka. Nanjye rero ubwo bumenyi buzamuka, niko nshaka kuziga, nshaka kuzagera mu rugo. Binabaye byiza, turasaba ko byibura twazagera iwacu, mukareba uburyo twakongera aho twajya kwiga, twiyungura ubundi bumenyi burenze aha ngaha. Turabasaba ngo muzadufashe, muzahadushakire. Watubwira muri amwe mu masomo wahanga mwize wenda ayo umaze kumenyaho? Ayo maze kumenya, namenye ububi bwa shiriki kubangikanya Imana, menya tawhidi, ibyiza bya tawhidi, menya ubwoko bwabyo, menya gusari, menya icyiza cyo gusari, menya inkingi z'Ubuyisilamu. Ni byinshi namenye, ndabashimira alhamdulillah. Inkingi za Isilamu ni zingahe? Inkingi za Isilamu ni 5. Urazibuka? Ndazibuka. Situbwire twumve, wenda twumve ko ari icyo umaze kumenya. Nta yindi Mana ikwiye gusengwa mu kuri uretse Imana imwe rukumbi. Ukanahamya ko Muhammad ari intumwa y'Imana ndetse akaba n'umugaragu wayo. Gusari 5 ku munsi, gutanga zaka, gukora igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhani, ndetse no gukora umutambagiro mutagatifu hija, kuba ufitiye ubushobozi. Yego, mashallah. Naho kuri Qur'ani hari amwe mu masura mwize? Twarayize. Dusomere wenda nk'ari Hamudu twumve wenda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amen. Mashallah, igisomo cyiza cyane. None ni iki wabwira abantu wenda batarasobanukirwa idini y'Ubuyisilamu? Ikintu nababwira, nanabasaba, nababwira kuyoboka idini nziza y'Ubuyisilamu. Ni idini y'ukuri, ni idini yigisha neza ikinyabupfura, urukundo n'ibindi bintu byiza bigiye bitandukanye. Nabashishikariza umuntu wese wari wese uwukunda, niwo nkunda njye ubwanjye, cyangwa se nawe ukunda, nuko umushishikariza kwinjira mu idini y'Ubuyisilamu
nicyo kintu namushishikariza. naho wowe waba umuyisilamu ariko nakora umuhati uraza uriga, ni iki wabwira n'ubu abandi baba abayisilamu ariko bakumva ko bataza kwiga mu mahugurwa nk'angaya? Icyo nababwira nibagire inyota, niba barateye intambwe binjira mu Isilamu ntibarye inka ngo bananirwe n'umurizo, ahubwo nibashake uburyo ki nabo bashaka ubwo bumenyi, ya dini bashatse kwinjiramo nibayishakire ubumenyi bayinjiremo neza, babe abayisilamu koko no mu bikorwa, apana ku izina gusa. Nicyo kintu nababwira. Rwose no kuri urakoze cyane kandi Imana izakongerera ubumenyi. Hagati aho twumvise bagenzi batubwira ko ngo hano muri kino kigo ngo wari usanzwe uri umunyamakuru. Iyo mpano urayifite koko? Ndayifite cyane. Wanatubwiye ko ngo ufite impano yo kwigana mwanafunze. Yego ndagerageza. Nibyo? Ngaho se mwigana twumve. Yego. Akeshi na keshi abantu cyangwa se ibiremwa muntu twese duteye kimwe, amazuru amwe, umutwe umwe, amaso abiri ndetse n'amatwi abiri, iminwa yacu twese iteye kimwe, muri make uburanga bwacu neza buteye kimwe, uretse ko bamwe basa inzobe, abandi bakirabura, abandi bakagira imibiri yombi, ariko twese duteye kimwe. Ikidutandukanya, buri muntu wese afite santimetero zo mu maso ye, ntabwo nubwo twaba turi impanga, ntabwo twaba tunganya santimetero zanjye nawe, ntabwo ziba zingana. Urugero, haje ikoranabuhanga, izi za telefone smartphone, wemezamo password cyangwa se urufunguruzo rw'isura yawe, uzafate niba wowe ufite impanga yawe, uzemezamo password y'isura yawe, ubwire impanga yawe irebemo, ntabwo bizakunda. Nubwo bwose muri impanga, ariko santimetero zo mu maso yanyu ntabwo zibasha kungana. Ni nayo mpamvu jye nawe tudasa, ariko dufite ibintu bimwe, amatwi amwe ndetse n'ibindi biranga uburanga bwacu twese. Ana kabisa rwose birumvikana n'impano rwose. Mwanafunze uramukunda? Ndamukunda cyane. Buri kiganiro wari uzi ko ni ikiganiro nkunda cyane, ko ngera mpunguke n'ubundi bwenge bugiye butandukanye. Oya birumvikana ku buryo nanjye utangira kuvuga rwose nahise neza numva neza uri mwanafunzi cyane ko nange ndamukunda kandi nkunda ibiganiro akora. Ahubwo mbishoboye mubishoboye mwazamfasha mukazampuza nawe akazanzamura, impano yanjye ndabifite rwose pe. Ubwo nabona iyi video wenda ubushobozi bw'Imana hagiye mwazahura wenda, Imana rwose gushoboze kuzagira ibihe byiza, kandi ibyo bize bizakugirira akamaro ku isi ndetse n'ejo ku munsi w'imperuka. Alhamdulillah.